yaduhaye agaciro ntabwo twari dufite, yaduhaye ijambo ntabyo twari dufite. Yesu wita ku mfubyi zitagira kirengera. Turashimira Yesu cyane, haleluya. Hanyuma ngiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'ibice 3 guhera ku murongo wa mbere. Bambwiye ngo nuko basuhuza ariko turashimira Yesu. Umuntu wageze ahaguruka dusomera ntacyo bitwaye. Byakozwe n'intumwa guhera ku murongo waho ibice 3 guhera ku murongo wa mbere. Uwahageze dusomere yose ntacyo bitwaye. Hanyuma Yesu uko abisanze siko abisiga. Haleluya. We ahindura ibintu bikaba bishya. Aherutse guhindura umugabo witwa Zakayo amateka. Haleluya. Ko haleluya. Hanyuma uyu mugabo witwa Zakayo ntabwo ariho tugiye gusoma, ariko reka mbanze muvugeho gato. Vuga Yesu nasone binera, abari mu nzoga barimo barabyinira inzoga, abari mu busambanyi barimo barakora ibyo byawo, ariko njye ndashimira Yesu ko ndi mu nzu y'Imana kandi nta kiguzi. Kandi turashimira Yesu ko ngaho naho ajya ahagera akabakurayo. Papa yabivuze neza. Hanyuma uyu mugabo witwa Zakayo nageze kuri Yesu kumugeraho byonyine. Ni ukuri Bibiliya igaragaza ko yari umukoresha w'ikoro. Uzasomera Luka 19. ngo yari afite ubutunzi bwa hano mu isi, yari afite amafaranga, ikigaragara cyo ariko hari ikintu yaburaga. Yari afite imodoka. Turashimira Yesu ko yatwemereye ubugingo, ariko Zakayo yitegereje asanga mu kuri n'ubwo afite ibyo byose hari ikindi kintu kimwabura. Zakayo ngo arabyigana bakamufata bakamusubiza inyuma. Ubu dufite abantu bajya basubiza abandi inyuma, ariko turashimira Yesu ko iyo abantu batwanze batajya gusubiza inyuma. Hani mu nzu y'Imana ubyigane ukora kuri Yesu. Hanyuma uyu mugabo witwa Zakayo kubera ko yamaze kumenya neza ko Yesu nta muntu asubiza inyuma, arabyigana akamufata amusubiza inyuma akabyigana. Kandi Yesu ni ukuri yari yanyuze kubera Zakayo. Iyo ataza kuba ari Zakayo ni ukuri ntiyari kuhanyura. Ni iki cyateye Zakayo kurira igiti? Ni uko yashakaga kubona Yesu. Ndagutangariza mugabo wawe uyu munsi ubyigane ubone Yesu. Wa mubyeyi ubyigane ubone Yesu. Wa mukobwa ubyigane ubone Yesu. Wa musore ubyigane ubone Yesu. Naratangaye mperutse kubona iyerekwa rintera ubwoba. Nagiye kubona mbona imodoka iri imbere yanjye, ndavuga neza mani imodoka iravuga iki? Ngiye kubona mbona nta nayo zirimo. Hanyuma numva Imana irambwiye ngo reba bariya bantu. Nitegereje nsanga iki gice cyo hasi nacyo nsanze ntacyo. Numva ijwi rirambwiye ngo ibi ni ibyaha biri kubera mu itorero. Uyu munsi ubyigane ukore kuri Yesu. Mana irambwira ngo irambire akajagari k'abarokore. Mana irambwira ngo irambire akavuyo, ariko hashimwe Yesu waramye ku musaraba. Uyu munsi imbabazi z'Imana zikugira nk'uko zanyuze kuri Zakayo. Aba dusomera iryo jambo ry'Imana ntabwo kari kanezewe. Ni byiza gukorera Yesu umutinya kandi w'ibyo umushyitsi munsi y'ibirenge bye. Ko yavuze ngo ni nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atari njye umujyana. Ibyakozwe n'intumwa ibice 3 duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Bibiliya iravuze ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana bazamuka bajya mu rusengero nk'uko niyizi hano iwanyu. Mu gihe cyo gusenga aricyo saa 9. Mu gihe cyo gusenga niyo masaha
gupima aka kanya saa 9. hariho umuntu wavutse ariko Bibiliya yavuze ngo turi mu mwanya wo gusenga, ariko hari umuntu nyamara ugifite ubumuga mu buryo bw'umwuka. yarahekwaga agashyirwa, ariko kandi yahetswe, yaje hano nubwo ari ikimuga, nubwo ari ikema, ndavuga mu buryo bw'umwuka. nanjye naje kuri uyu musozi nubwo ubumuga bwawe buvemo. urusengero ryitwa Ryiza, yego, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. nyamara yasabirizaga abinjira mu rusengero. abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira, nanjye munumire kuko Imana yanyitumiye hano rata munumire. Petero aramubwira ati wowe utumbira urebe ko ukeneye gusiga ubwo bumuga bwawe, ukeneye kuva ahantu wari uri, ukeneye Yesu ukakubera mushya. nyamara ubimazemo igihe ariko nturamenya ibyo ubwira Imana. nshuti yanjye, iyi nzira zawe ari iyo kwera. abitaho agira ngo hari icyo bamuha. ngabitaho agira ngo hari ikintu bari bumuhe. Petero aramubwira ati Petero aheruka aterura amagambo aramubwira ati ifeza n'izahabu nyamara njye naturutse i Kigali, ariko ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ariko icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu. Kristo w'i Nazareti. mu izina rya Yesu icyo mfite ndakiguha. haguruka ugende. haguruka va mu bumuga bwawe, haguruka ugende. maze amufata ukuboko maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. uwo mwanya ibirenge bye n'umugongo ndetse n'umugongo mbere bihita bikomera. arabadaduka, arahaguruka, aratambuka yinjirana nawe mu rusengero. atambuka yitera hejuru. ashamuka yitera hejuru ashima Imana. abantu bose babona agenda abantu bose baragenda ashima Imana. baramumenya ko ari we wajyaga yicara mu irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe. barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Amen. Bana yambwiye ngo iratanga ububyutse, ariko irashaka ko muva mu bumuga mu buryo bw'umwuka. irashaka ko muzi umwuka wera. Bibiliya yaravuze ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'iki Imana. turashimira Yesu watanze agakiza kadacira. gakiza ka Yesu ntabwo kajya gacira. Yesu yarangiye n'agakiza nikajya gacira. nubwo abantu babyitiranyije, ariko Bibiliya Yesaya 35:8 kugeza ku 10 harangiye ngo azaba ari inzira yo kwera. ni inzira yo kwera. Bibiliya yongera iravuga ngo ni inzira yo kwera. iravuga ngo abantu banduye imitima wenda bataze kuyinyuramo. iravuga ngo ariko umugenzi naho yaba ari umuswa, mugenzi naho yaba atarize, mugenzi nubwo yaba atazi gusoma, mugenzi nubwo yaba atazi kwandika. Matayo 7:13 haravuze ngo nimunyure mu irembo rifunganye. ngo Yesu namaze kubereka inzira, ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo.